rero nubwo waba ubona imbere hari inyanja ariko mu mbaraga z'Imana hari n'inzira ishobora kugucira hameze nk'inyanja ugatambuka. Komeza rero ugende ntihagire ikintu kikubuza gutambuka. Amen. muri za 2010 nayoboraga hariya Igikondo, hanyuma njya kuyobora banyoherezaga ahantu ku mudugudu. Ngeze kuri uwo mudugudu habonekamo abantu babi bacamo ibice n'iki byose, bajya mu baririmbyi, bajya mu bakristo, bajya mu badiyakoni, baranye ibitoro byose riranye byose. Hasigara babandi nyine batazi ibyo ari byo bicaye babona nabo bibacanze. Ariko icyumweru ndi kumwe n'umushumba, ndi kumwe n'umudamu wanjye n'umuryango wanjye, ndi kumwe n'abadiyakoni bamerekeje, iburyo ibumoso n'imbere bakora animasiyo y'iminota nka 30 yo kurya. Hari ibintu byagucoboka byakunanije, wumva hari ibintu hazi, Imana irakubwiye ngo komeza ugende. Nibishaka kuba ari n'urugo rwawe cyangwa ari n'akazi, ntukagire ubwira bwo gusezera kuko umwami akora icyo ashaka. Ubwo ni ubuhanuzi bwo. Ariko nanone umugore we nawe avuga ati uramenye nta burozo byinshi ntugire icyo umutwara. Ahagarara hagati y'abayuda basakuza n'umugore umugira inama, ahagarara hagati y'abaraba na Yesu abura ukuntu abigenza. Arangije ngo aravuga ngo noneho Yesu witwa Kristo ndamugirana. Uwo muntu rero ahunze, Imana imuha iryo jambo, iramubwira ngo ufite Yesu ngo ujye ugenda umukomeje, ntuzamurekure, umugumeho, umugundire. Agiye kwiba imyumbati ari umukirisitu ngo iva rya jambo riragarutse, muneze ni muri imyumbati y'abandi ngo Yesu witwa Kristo ndamugirana. Yaga mucikigori rya jambo rikagaruka ngo Yesu witwa Kristo uramugira gute, akakireka kagenda. Yaga gukura umwumbati rya jambo rikagaruka akawureka akagenda. Ibintu abandi bajyanaga bakora awe akagenda ashorewe n'iryo jambo rivuga ngo Yesu Kristo, Yesu witwa Kristo ndamugirana. Ndamwizoga Yesu witwa Kristo ndamugirana. Ndasambana Yesu witwa Kristo ndamugirana. None se ndiba Yesu ndamushyira hehe? Ndarwana Yesu witwa Kristo ndamugirana. Ndahukana Yesu ndamushyira hehe? Yemwe ababyeyi mwe, yemwe abakecuru mwe, ufite itangazo, nta mukecuru wahukana. Kirazira kikazirizwa, nta mukecuru wahukana. Kandi hari impamvu atagomba kwahukana. Abamaze kuzuza ibigarama, abamaze kuzuza imigisha, abamaze kuzuza ibikorwa, abamaze kuzuza amakamba, abagiye kugororerwa basigaye akanya gatoya, kirazira nta mukecuru wahukana. None se niba nta mukecuru wahukana, umuntu umaze imyaka 10 mu itorero arisohokamo gute? Nta mukirisitu wahukana, nta muyobozi wahukana. Haleluya! Musabe imbaraga z'umutima. Sabe imbaraga. Iri riba mufukuriwe, iri riba mubonye, Imana yababwiye ikabikoresheje ubumana bwayo, rikaba rije nimwivomere amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugopfa. Kuko hari iminsi izabaho, hari iminsi igiye kuza yo kugota abagabo, yo kugota abadamu, yo kugota urubyiruko. Nimwivomere amazi azaba ahagije abakozi b'Imana mu gihe cyo kugotwa.
iyo nta kindi kintu byongeraho ni ijambo rivuga ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Niryo numvise narindi mu mujyi ubwo natekerezaga kuza hano numva iryo jwi riza mu mutima wanjye birambwira ngo ninze mbabwire ngo nimukomeze mugende. Haleluya. Icyo gihe Imana yari yumvise Mose n'Abisirayeli bari gutaka bafite ibibazo baniha, kandi imbere ngo hari inyanja, inyuma ari ingabo za Farawo, hirya no hino ari imisozi. Ariko Imana abwira Mose ngo niki gitumye muntakira, niki gitumye muntakira. Navuga ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende hehe mu nyanja. Haleluya. Rero nubwo waba ubona imbere hari inyanja, ariko mu mbaraga z'Imana hari n'inzira ishobora kugucira hameze nk'inyanja ugatambuka. Komeza rero ugende, ntihagire ikintu kikubuza gutambuka. Amen. Muri za 2010 nayoboraga hariya Igikondo, hanyuma njya kuyobora, banyoherezaga ahantu ku mudugudu. Ngeze kuri uwo mudugudu habonekamo abantu babi bacamo ibice n'iki byose, bajya mu baririmbyi, bajya mu bakristo, bajya mu badiyakoni, baranye ibitoro byose riranye byose. Hasigara babandi nyine batazi ibyo ari byo bicaye babona nabo bibacanze. Ariko icyumweru ndi kumwe n'umushumba, ndi kumwe n'umudamu wanjye n'umuryango wanjye, ndi kumwe n'abadiyakoni bamerekeje, iburyo ibumoso n'imbere bakora animasiyo y'iminota nka 30 yo kurya. Hanyuma tubona ntabwo byoroshye kuyobora, ariko icyo itorero ryakoze, abashumba bahise iyo paruwasi yose bayimura, afata abashumba n'abapasitori babimurira mu yandi maparuwasi. N'ahangaha bahaje icyo gihe umushumba bamwimurira mu yindi paruwasi, nanjye banjyana i Kanombe, kandi nari ivuye Igikondo, banjyana kuyobora i Kanombe ubusanzwe. Kandi icyo gihe nari maze amezi 5 ntahembwa, n'ubundi no guhembwa ntabwo byari byoroshye kubera ko harimo ibibazo muri paruwasi yacu bituma tudahembwa. Hanyuma noneho hajya nyuzamo kagenda n'amaguru mvi Igikondo ujya i Kanombe n'amaguru. Hanyuma rero maze kunanirwa umutima, numva umutima unaniwe, nibwira ibyo koreka umurimo w'Imana. Ndavuga ni rero ibi bintu rwose nta kintu binyungura, nta kintu kirimo, ndabiretse rwose. Nkibitekereza nijoro ku cyumweru mu materaniro, haza umuntu avuye n'umurenge w'umushumba, asoma ijambo rivuga ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ngo Mose we ngo niki gitumye untakira, bakomeze ugende. Aravuga ngo hano hari umuntu wari uri gutekereza ibyo kureka umurimo w'Imana, hari umuntu wari uri gutekereza ibyo kuva ku murimo w'Imana, ariko Imana irambwiye ngo nakomeze agende. Haleluya. Rero nawe nimba umaze kunanirwa mu mutima, hari ibintu byagucoboka byakunanije, wumva hari ibintu uhaze, Imana irakubwiye ngo komeza ugende. Niba ushaka kuba ari mu rugo rwawe cyangwa ari n'akazi, ntukagire ubwira bwo gusezera kuko umwami akora icyo ashaka. Ubwo ni ubuhanuzi bwo reka amasuhuze nshime n'Imana, kugira ngo nkoresheje iminota nk'itanu kubwira iryo jambo. Kandi ijambo ryawe ari Imana ritanze, haba hari nyiraryo. Buriya ntimuzi umusaba akanya ngo ndashaka gushima, wibwiraga se ko ari ugushima se? N'ibyo ntabwo nagira ngo mbese tuba tuzi
uburyo twaritambutse wandika kandi agapapuro ko gushima nyine ugahita uritambutse cyangwa baguha gusenga ugahita urinyuza mu isengero sinari kuburaho binyuze uko byagenda uko kose umuntu pasipori ntabwo waburaho unyuze ubuhanuzi wahawe kugeza nimugoroba nari kuburaho binyuze mukomeze mugende haleluya si byose mukomeze mugende ibintu byari bibabujije baciye intege ntimugire ubwoba mu nzira mu nyanja habonekamo inzira kandi Imana ifite imbaraga zo kwimira igikuta cy'amazi ikagihindura umusozi kongera ikimira ikindi ikagihindura umusozi hanyuma igaca inzira mu nyanja ibyo byarangiye rero iryo maze iminsi ifite ese muribuka ijambo nabaganirije ubwo duherukana mbaganiriza ngo mbese ifatiro zishengwe umukiranutsi yakora iki murabyibuka mbabwira ni none ko zigiye gusenywa muzifata mute muzitwara gute cyangwa mwamugira ngo tubanze dutiti zijya zisenywa rwose ifatiro zigasenywa kandi buri muntu aba afite akantu k'akabuye yubatseho buri muntu afite akantu k'agafatiro nawe nyine afite ariko nako kagatera umugereki gasenyukanye n'utundi none se urumva agiye wakanya katarasenyutse mwakomeza nkagera ariko narakomeje urugendo ni ikimenyimenyi ndi kwigisha muri ranca aho hari Nyarugenge icyumweru cyose urumva se hari icyo nabaye haleluya Zaburi 105:4 Semaje ni inshuti yanjye nagiye mutumira aho nayoboraga nawe arabizi ko turi inshuti rero kuva ari hano ntabwo nanjye nahabura kugira ngo nze numve ijambo ry'Imana ubuhamya n'indirimbo nziza agira amen mwahageze se Zaburi 105:4 aravuga ngo mushaka Uwiteka n'imbaraga ze mushaka mu maso he iteka ryose amen ni ngiri ngira ngo masuzemo iminota 10 ngira ngo 10 nashize ko amaye 20 hari umuntu n'umwe usigaye mu bantu bicaye hano ukurikije uko tubisomye mu navuga ngo mu shake Uwiteka ni ukuvuga rero ni mwese nta muntu n'umwe utari bwiwe nanjye ndibasomeye ndimo Bibiliya iravuze ngo mushake Uwiteka mushaka n'iki n'imbaraga ze hari n'ahandi havuga ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abona muri Yesaya 55:5 ariko iri ryo riravuze ngo mushake Uwiteka ntabwo ari Uwiteka wenyine ahubwo mushake n'imbaraga ze hari abantu rero babonye Imana ariko ntabwo barabona imbaraga zabo birasaba ku Mana wabonye ngo wongereho imbaraga z'Imana nizo zizagufasha gukora umurimo w'Imana nizo zizagufasha kugenda uru rugendo rutoroshye rwo gukora umurimo w'Imana nizo zizagufasha kuba mu buzima bw'uyu mujyi mu buzima bw'iyi si mu buzima bw'iyi mibereho n'ubu ufite imbaraga z'Imana nizo zizagufasha zizatuma usuzugura ibintu biba bimeze nk'imisozi amen haleluya amen mushake imbaraga z'Uwiteka nigeze kuba mvuye mu rubono gusenga kandi kumwe n'umusirikare ukijijwe wuzuye umwuka wera tuvanye umwivuga butumwa ariko atambaye yambaye sivili ari muri konje kandi kabazi yuko ari umusirikare utoroshye wo muri military police
konvoyeri nyine aradusunika nk'ukubita ubushyitsi ariko nk'ibi byagiye biva mu nzira ibintu by'indindagizi byagiye biva mu nzira bikava nk'ipakirira imodoka ngira ubwoba ndavuga ni konvoye ndashaka ahita ambuza kuvuga uwo ari we ati mwihorere nari nzi yuko konvoyeri agiye kurya imigeri nari nzi ko agiye kurya amapingu nari nzi ko agiye gufungwa ariko uwo musirikare yari afite imbaraga z'uwiteka mbona dutashye nta n'urwara muriye mbona nta n'urwara hano ngo wowe bakuvuze kukuvuga gusa cyangwa bakakurya urwara cyangwa bakagutwara udufaranga twa 5,000 yaja muri karitsiye bamenye uri yaranyigishije bituma nanjye numva ngiye gushaka imbaraga z'Imana yari afite imbaraga z'Imana ntiyakwishingikiza ku mbaraga za gisirikare yishingikiriza ku mbaraga z'Imana bituma yifata gutya ati Imana tubabarire utazi bikoze yigira nk'umuntu mbese woroshye nawe nkagira ubwoba ibyumvwa bikaza mbona gari igiye gufungwa ariko umusirikare yari afite imbaraga z'Uwiteka ntiyarwanira muri gare ntiyakubita konvoyeri ahubwo akoresha agakiza afite akoresha ijambo afite akoresha umwuka afite arihangana turakomeza turagenda mushaka imbaraga z'Uwiteka murabyumvise urazize kubyikiriza ubundi muzazishaka gute muzazishaka gute ubu nihaye gahunda yo gusoma isezerano rishya nkarangiza uyu mwaka nirangije si uko ntarisoma ariko kimwe mu bintu byo gushaka imbaraga z'Uwiteka no gusoma ijambo ry'Imana birimo kandi kimwe mu bintu binaniranye bigoye abantu ni ugusoma ijambo ry'Imana nta kizamini ngiye kubakoresha ko ngikoresheje mwakorwa n'isoni abenshi mwakorwa n'isoni kubwo kudasoma ijambo ry'Imana kandi Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ndagucumuraho nimba hari ikintu gituma umuntu adacumura ni ijambo ry'Imana ririmo imbaraga nyinshi hari umuntu bagiye bari guhunga bajya muri Kongo bagiye banyura mu myumbati y'abakongomani no mu bigori none umuntu umwe agiye guhunga ngo yumva Imana imuhaye ijambo riri mu isezerano rishya rivuga ngo none Yesu witwa Kristo ndamugirana niryo jambo Imana yamuhaye ni Pilato warivuze haje umugore yamaze kumubwira ati ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi narose ntugire icyo utwara uwo muntu w'Imana narose Imana imbwira ko ari umukiranutsi avuga Yesu hanyuma abandi bayuda ngo barashega ngo namubambe ngo ababamburire Baramu ariko nanone umugore we navuga ati uramenye namurozo byinshi ntugire icyo umutwara ahagarara hagati y'abayuda basakuza n'umugore umugira inama ahagarara hagati y'abaraba na Yesu abura ukuntu abigenza arangije ngo aravuga ngo noneho Yesu witwa Kristo ndamugirana uwo muntu rero ahunze Imana imuha iryo jambo iramubwira ngo ufite Yesu ngo ujye ugenda umukomeje ntuzamurekure umugumeho umugundire agiye kwiba imyumbati ari umukirisitu ngo iva rya jambo riragarutse muneze niba muri imyumbati y'abandi ngo Yesu witwa Kristo ndamugirana yaga mucikigori rya jambo rikagaruka ngo Yesu witwa Kristo uramugira gute akakireka kagenda yaga gukura umwumbati rya jambo rikagaruka akawureka akagenda ibintu abandi bajyanaga bakora awe akagenda ashorewe n'iryo jambo
nta mukecuru wahuka kandi hari impamvu atagomba kwahuka. Abamaze kuzuza ibigarama, abamaze kuzuza imigisha, abamaze kuzuza ibikorwa, abamaze kuzuza amakamba, abagiye kugororerwa hasigaye akanya gatoya, kirazira nta mukecuru wahuka. None se niba nta mukecuru wahukana, umuntu umaze imyaka 10 mu itorero arisohokamo gute? Nta mukirisitu wahukana, nta muyobozi wahukana. Haleluya! Musabe imbaraga z'umutima. Sabe imbaraga. Hanyuma abantu batari bafite ijambo Imana yabahaye batagenda, yarunamaga ngo arajya gukura umwumbati w'abakongomani. Umukongomani akaba arifoye n'umwambi, umwambi ukabura amufasha akaryama mu myumbati. Unafite ikimukingira, yajya guca ikigori umwambi ukabura amufasha. Abantu baguye mu myaka y'abakongomani badafite ijambo ry'Imana, ariko baribitse mu mutima n'abafite umwuka barabayoboye bagarutse amahoro, n'abandi bari kuzamuka amahoro kubera imbaraga z'Imana bagiye. Ni musabe imbaraga z'Imana. Iri riba mufukuriwe, iri riba mubonye Imana yababwiye, ikabikoresheje ubumana bwayo, rikaba rije nimwivomere amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Kuko hari iminsi izabaho, hari iminsi igiye kuza yo kugota abagabo, yo kugota abadamu, yo kugota urubyiruko. Nimwivomere amazi azaba ahagije abakozi b'Imana mu gihe cyo kugotwa. Ntabwo bizabagota, ntabwo nimba ari inzara, ntabwo nimba ari ibyorezo, ntabwo nimba ari sisiteme y'isi, ntabwo ikizakugota. Ariko uzaba udafite imbaraga z'Imana, uzaba udafite imbaraga z'Imana, agakiza azagasiga muri kaburimbo, azagasiga muri kaburimbo. Heruse kujya kuvuga ubutumwa hari Bugesera, umuntu w'Imana aradangiye kwigisha, anjyana mu modoka nziza, ndinjira arambwira ati sengera. Aratura yatura icyaha cy'intege nke yari afite, arambwira ati maze umwaka nijyamana n'umudamu mu nzu, ariko ikibazo cyo kubaka urugo ntabwo kikimureba. Udafite izo mbaraga wa mugabo we, udafite imbaraga z'umutima bakagukuzaho, uzakomeza ujya gusenga? Uzakomeza uba umugabo? Uzakomeza uba umukirisitu? Ko wagiye wumva mbese ibikujyanye warabishyize ku rupapuro. None azagukuza neza, azamuroga bakoresheje amagambo, abandi bakoresheje n'ibirozi, cyangwa abadayimoni bamutere. Kandi umukirisitu uzabigenza gute? Ubundi se wabigenjeje gute? Ubundi ubyitwaramo gute? Bamudamu. Kandi tuvuga amagambo agabanijemo kabiri, ntabwo tuyavuga mu Kinyarwanda cyose cyuzuye kubera ubudahangarwa bw'ayo magambo n'izo nyigisho. Ariko najya mu mabwire ni musabe imbaraga z'umutima. Murabyumvise? Haleluya! Murabyumvise? Nsoza kugira ngo muryumve neza, nagiye prayer mountain hari i Buganda, njya gusenga, ngiye gusaba imbaraga z'Imana, ngiye gusaba umwuka wera kugira ngo nsengere abantu b'Imana, Imana igira icyo bakorera. Ndagenda afata amasengesho y'iminsi 3 ku musozi, nyiri ku musozi, nyiri gusenga, Imana inyereka imbere yanjye hari intumbi y'ingwe iri gutumuka amasazi, irongera
inyicaza ku mbogo, nyifata amahembe, iranzenguruka niranjyana imisozi, nzamuka imisozi manuka n'indi. Nko ku musozi wa gatandatu nyikura amahembe, ngenda afite amahembe mu ntoki. Hanyuma mpagaze kuri altari, umuhanuzi twasenganaga aravuga ati mbonye uhagaze kuri altari, ngiye kubona mbona abantu imbere yawe bazanye amabuye arimo imicanga bagutera mu maso no muri Bibiliya. Ushaka n'ijambo usoma urarimo. Imana irambwira rero ngo iguhaye imbaraga zo kunyura mu bihe bigutokoza. Imbaraga waje kuyaka iraziguhaye, ngo ariko ugiye guhura n'intambara, ugiye guhura n'ibigeragezo bikuzamura imisozi bikakumanura. Nari pastor nyiriyo mvuyeyo ndi kwitegura gutaha, numva ubuyobozi polisi barampamagaye ngo bangukana umwana wajyanye Bugande, kuko twamenye ko ibyo wamukoreye atari byiza. Njyewe kandi nta mwana nari ndi kumwe nawe, nta n'uwo nari narajyana, ariko ikigeragezo kiraremwa, ikigeragezo kirashakishwa. Nimba ari Imana igishaka, nimba ari shitani igishaka, nimba ari abantu bagishaka, abantu baragikorera, shitani irakibyara, Imana irakizana, ikigeragezo kikakugeraho. Ariko Imana ibikwizeye, kuko ibizi yuko yaguhaye imbaraga, kuko nawe wafashe akanya ko kwisaba. Noneho uwo mwana madamu wanjye yari yamusabiye akazi muri Kenya. Uwo mwana akaba yakoreraga mukuru we, yaramugize umuyari, yaramukuye no mu ishuri. Noneho madamu amugirira impuhwe, amwakira akazi muri Kenya kuko habagayo mukuru we. Hanyuma mukuru we rero agiye kuturega, abarijya arega ngo kuko yaramaze kumenya ko ndi Bugande, ngo najyanye muri umuna we i Bugande, ngo kandi namujyanye namuterinda mujya kumukuza yito. Ndi pastor. Byabaye ngombwa rero ko njya muri Kenya ntanahazi, njyayo njya kuzana uwo mwana, mujyana kuri polisi baramusuzuma, basanga umwana ni vierge. Darega polisi irangije kwakira ikirego cyanjye, iravuga ngo twebwe ntitujya tuburana amazimwe. Muzabaze nimba ari n'umupolisi uri hano, ntabwo polisi icyaha cy'amazimwe ntabwo ikiburana, ntabwo rero ikiburana amazimwe, ahubwo amazimwe ngo ajya mu bunzi. Bangira inama tugenda mu bunzi, nibo bazabunga, nibo bazabacira urwo rubanza. Twe dusanze urengana, dusanze ari amazimwe. None se umuntu wambeshye ati niba umureze tukuragira ujya kumureba. Niba bibananiye birimo tarasifa babitwohereza, ariko ndi mu bunzi. Nabwiye madamu reka tumubabarire, turamubabarira kuko nari mfite imbaraga zo kumubabarira, numvaga nzifite. Haleluya. Turamubabarira, turakomeza urugendo. Ariko nubwo twamubabariye, wa muntu wagiye kuturega kuri polisi yari yabanje kuri paruwasi, yari yabanje ku itorero, yari yabanje mu bacuruza ibitoki, mu bacuruza inyanya, yari yabanje muri korali ziri kurepeta, ahantu hose yari yagezeyo, hose agenda ababwira Sharire, muzi wa Sharire wari umeze gutya na gutya, yunze umupasitori yakoze ibi n'ibi, aravuga we, arasobanura. Maze rero aba bavandimwe, izi nshuti zanjye tuyoboye, nibo abantu ba mbere bazi kwihutisha ikintu cy'amagambo. Barabyihutishije kandi igenda ubusitani. Ngewe kumvuga biroroshye. Nanjye kubona umuntu wa mbere uri muri Amerika na telefone, uraduhemukiye kuko twagukundaga, kuko twakwizera, uraduhemukiye, ntabwo twari tuzi yuko wakora iki kintu n'iki se kandi tuwayabaranira. N'ubu nderamamagaye ari muri Sudani, n'ubu ndamamagaye ibihugu byose abantu baramamagara. Urumva mu Rwanda aho byari byabaye va
ry'imicanga yayerekana imicanga urumva sinari nishobora kuvuga gusoma Bibiliya biba biracanze kujya kuvuga ubutumwa ko mbese birasigara ntungira ku kadugudu nayobora ko muri paruwasi nta kibazo nari nafite. Hanyuma nari ndi kuri gahunda yo kujya kwigisha i Nyarugenge ku wa gatatu, biba byagezeyo naho ku wa kabiri, ngezeyo ku wa gatatu bahita bampamagara muri biro barambwira ngo twateguye undi mwigisha ngo ubwo wihangane uzaba wigisha ikindi gihe. Mbwire Etienne nti ntabwo bakurose ubundi bageze aha ngaha bakaba bameneyemo umucanga. Nireka nkubwire nuko bavuze nawe bazakuvugura umuyobozi mugenzi wanjye. Ntiwikumva amabwire ndarengana, reka nigishe mwene data rwose naje niteguye. Ati oya, ati rwose ihangane, ati hangane. Ndangije ndamubwira reka nkubwire ibyo bakubwira n'ibi nako hamagara umushumba wanjye nusanga ndatanga ingabo, ugasanga ntashingira, ugasanga ntabatiza, ugasanga ntayobora ku cyumweru, ugasanga ntiyigisha amateraniro, umuhagarika. Abahamagaye umushumba mubwira uko byagenze byose, avuga ati niwe muyobozi mfite, niwe mukozi w'Imana mfite, wemewe rwose gukoresha. Nari kwigisha isaha n'igice amereza iminota 15. Arambwira ati hangane tuzagupangira ikindi gihe, atariko nyine byawe byashakuje nubwo n'urengana nyine ndabyumvise, ariko byashakuje abantu nibaramenya kurengana. Mbese umuntu muri kuvuga mwaba muzi yuko arengana? Murabizi ko arengana umuntu muri kuvuga? Ese ubundi muramuvuga ibyo ngibyo mumuvuga mubihagazeho 100%? Uretse kwigwira mubaho hari ukuri ufite kw'ibyo uri kuvuga ko wabyumvanye ntuza na ntuza n'akabyumva na ntuza naho n'akabihereza hoho naho n'akabihereza hoho undino. Mbese ibyo uvuga si nk'urusaku rw'inyoni watoraguye mu muhanda uvuye gusenga, urundi si urusaku wavanye kuri televiziyo, si urusaku rundi wavanye kuri YouTube. Mbese ibyo uvuga nk'umukiranutsi nk'umukozi w'Imana ubihagazeho 100%, cyangwa wabyumvanye inshuti yawe yavanye. Hanyuma amereza umwana ndazamuka njya kwigisha ijari hayoboraga Celestine. Ngeze ijari baracyaha mu rusengero, abandi bakajya bigira naho kumbiho bari barahawe inkuru itoboye bayihabwa n'umupasitori mugezi ubayoboye. Abarimutse haza undi wimutse yarazi inkuru yanjye ko ndengana barandumira. Ntangira kwigisha nta unyumva, bateramo imicanga, bantera imicanga banyaha, aho kugira ngo nigishe bagunze basengera bafashwa, nigisha nta ufashwa, nigisha bacyaha, nigisha batera imicanga, nigisha mbese bajinaraza. Ndavuga ibikibiri muri gitondo, ariko ngakeka ko nabo nubwo ari kure naho bahageze. Ndavuga nereka ntabwo ubuhamya rero bwabyo nuko bubahaye, ntabwo ubuhamya ndabisobanura ndabivuga mbona bose bubitse umutwe ko bandenganije. Mama ga yari hano urusengero rwose rwihana ugombozi ntaribwa n'inzoka natigombora kwe kugombora ko kuzaba kubaza nagira ngo mbabwire tugiye guhaguruka twigombore. Abantu nabo badufitiye, abantu nta rukundo badufitiye, abantu nta mbabazi badufitiye. Imana nidukunda, Imana nidufitiye imbabazi, Imana nitwizera, Imana nituzi, Imana nitwiringira, Imana niyaduhamagaye kugira ngo twigombore.
nimusabe imbaraga z'umutima, nimusabe imbaraga z'Imana. Vuga ubutumwa, icyo cyasha cyamaze nk'umwaka, nimba hari n'abasigaranye ibisigisigi ibyo birabareba, yewe nakomeje mu rugendo. Haleluya. Amen. Nashoje iminota irageze. Nagira ngo rero umuntu wumva yahaguruka akigombora ahaguruka musengere. Inzoka yakuriye iyo ariyo yose, yaba ari amagambo bakuze, yaba ari ibintu babakoreshe, yaba ari wowe witeye waseze ukuboko mu mwobo utazi ko ari umwobo w'inshira ikakuruma, yaba ari inzu winjiyemo utazi ko ari inzu y'abapfumu n'abarozi, yaba ari akabari winjiyemo utazi ko ari ak'abasimu n'abadayimoni. Niba ari inzoka yakuriye, haguruka aka kanya. Umugombozi iyo arimo n'inzoka agomba kwigombora. Fata umwanzuro, fata ibyemezo, usaba imbaraga z'umutima, usaba imbaraga z'Imana, usaba imbaraga zigushoboza gukomeza urugendo, usaba imbaraga zigushoboza kubaka urugo rwawe, usaba imbaraga. Ni igihe cyo gusaba imbaraga z'Umwuka Wera. Na ibintu by'ibisiyanse, ibintu by'ibyongereza n'ibifaransa, ibintu by'imibare, ibintu by'ikinyarwanda bakubwire, usanga ukivuga ugafite imbaraga z'Imana, gihinduke se kigushirane. Shaka imbaraga z'Imana nizo zigiye gukora muri iyi minsi tugiye kunyura. Ni imbaraga z'Imana niko bimeze. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye wemeye ko ijambo ryawe ritambuka kandi unyuze mu bakozi bawe, kuko ni wowe watubwiye yuko ugiye kuducira inzira, tugatangira kuvuga, tugatangira gukora, tugatangira kuguhimbaza, tugatangira kugusenga. Birashoboka yuko ibyumba bizafungwa, amashamba agafungwa, ubutayu bugafungwa, insengero zigafungwa, ariko imbaraga z'Imana ntizifungwa, ariko imbaraga z'Umwuka Wera ntizifungwa, ariko urusengero rw'Imana ntirufungwa. Niyo mpamvu sengera abana bawe, sengera abakozi bawe, sengera abagabo, sengera abadamu n'abasore, sengera abakobwa, kugira ngo ubuzuze imbaraga z'Umwuka Wera, ubuzuze imbaraga z'ijambo, ubuzuze imbaraga z'amasezerano, ubuzuze imbaraga z'iterwa ry'ubukorera mu izina rya Yesu. Ubavane mu bumara bw'abadayimoni, ubavane mu bumara bw'inshira, ubavane mu bumara bw'inzoka, ubavane mu bumara bwa sikorupiyo, ubavane mu bumara bw'imyuka mibi. Hanyuma bakorane n'imbaraga z'Imana, bakorane n'Umwuka Wera, bakorane n'ijambo ryawe, bakorane n'izina ryawe. Haleluya. Urakoze Yesu, ndagushimye kugira ngo muri aka kanya abantu bahabwe ishimwe mu mitima, basanga ubaganirize kandi ubagirire neza, ubafatishe ibyemezo bikomeye, ibyemezo byo kugushaka, ibyemezo byo kugusenga, ibyemezo byo kugushima, ibyemezo byo guhamya, ibyemezo byo kwitanga no gutanga, ibyemezo bafata ibyemezo byo gukiranuka, ibyemezo byo kwizera. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza nazatinda, ariko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima w'Imana uzamwishimira. Ndabasengeye kugira ngo ubuzuze kwizera, ubuzuze kwizera, ubuzuze kwizera, ubuzuze kwizera, ubuzuze kwizera, imbaraga zawe zibamanukire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma ishimwe nari mfite maze iminsi ndwaye umutwe ari nk'ibisebe, nasenga nkarangiza gusenga mpita njya kuryama, ariko mvuye kwigisha ku wa kabiri mu Gakinjiro mpura n'umuhanuzi babandi bagenda mu muhanda, aranyicaza hasi arambwira ati icara gusengere ibirwara urwaye, ibidayimoni byakumenya umutwe. Aratinyuka ni pastori anyicaza harya ku rubaraza rwa Kazini mu mujyi
njya ku isoko ndicara umuhanuzi w'umugore andambika ibiganza ku karubanda hajya abantu bari gucicikana asenga nk'iminota 30 yirukana abadayimoni b'umutwe yirukana abadayimoni b'ibirwara arirukana yarangije gusenga umutwe wakize kugeza uyu munsi wa none ibinini nari mfite sinzaba biri sinongeye kubiva n'ubundi kuvuga ngo umutwe nezero hano hari harajemo ibinyama byakibye bindya nari nsigaye njya kwivuriza n'indege kubera umutwe ariko nagira ngo mbabwire hari imbaraga z'Imana hari abantu b'Imana bafite imbaraga z'Imana bari kugenda mu muhanda abantu bari kugenda mu muhanda bafite imbaraga z'Imana zigiye gukora no mu muhanda zigiye gukora no mu muhanda abantu bagiye kugenda basengera abarwayi no mu buzima bagiye kugenda basengera abarwayi no mu mirima basengera abarwayi no ku kazi basengera abarwayi no mu buzima no mu mamodoka hari imbaraga z'Imana abantu b'Imana barangije kwakira mugiye kubona ibitangaza Imana igiye gukorera mu gihugu cy'u Rwanda abantu ibirema bizamuka kuko turi gusaba Imana ntabwo mubona ukuntu urongera abayagasa ntabwo izaguha imbaraga z'umwuka wera gusa izaguha n'iz'umubiri tugurukize amabara kugeza n'ibisiga ubu ndi hafi kureza imyaka 56 abana banjye bamwe barangije university ndi umusaza kandi ukurikije imyaka namaze y'inzara 25 y'inzara ndizahare nagombye kuba n'ubundi narataganga ariko noneho ngo bazasubizwa mu intege